bari mu gisobanuro cy'ubwiza bw'umuziki nyarwanda. Ugiye gutunga agatoki indirimbo nyarwanda nziza warwerekeza kuri imwe mu zabo. Zari indirimbo zuje ubuhanga, zarimo igikundiro, zakoraga ku mitima y'abumvaga umuziki nyarwanda. Twabuze abahanga. Biragoye ko bazava mu mitima y'abanyarwanda. Ubyangu byemere amatariki roho zabo zazamukiye mu ijuru. Ntabwo azigera asibanwa mu mitima yacu, ni nayo mpamvu tugiye kubavugaho. Ninde se wakibagirwa Yvan Buravan, wari warigaruye imitima y'abari ndetse n'abategarugori mu rw'imisozi igihumbi. Ahubwo se ninde wakwibagirwa amajoro twaraye mu gasobanuye, cyangwa se inkoni twakubitewe agasobanuye kubera urukundo twakundaga dukundishije filime zisobanuye. Ni Nkusi Toma, ariko abenshi twamumenye nka Yanga. Sinzigera nibagirwa umuririmbyi wari warigaruye imitima ya rubanda rugufi kubera injyana yakoraga, yavugiraga ababaye ndetse n'abaremerewe. Tuyishimire Joshua cyangwa se Jay Paul. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubasubizaho nyuma y'imyaka 3, ubundi tukwibutse bimwe mu byamamare byitabye Imana birimo Jay Paul, Buravan ndetse na Yanga na DJ Mira. Ni benshi mu byamamare bitabye Imana, ariko aba nibo twaguhitiyemo. Ku itariki 17 Kanama mu wa 2022 nibwo umuhanzi Yvan Buravan yitabye Imana, ariko mbere yaho hari habanje kumvikana ibihuha ko uyu muhanzi yaba yitabye Imana, ariko umuryango we waje kubihakana. Ese ubundi Yvan Buravan ni muntu ki? Ubusanzwe Yvan Buravan yavutse ku itariki 27 z'ukwa kane mu 1995. Uyu mwana ari bucura mu muryango w'abana 6 ndetse akaba umwuzukuru wa Sayinzoga Graciane wabaye intore y'ikirangirire ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Gukunda umuziki kwa Yvan Buravan yabitangiye kuva akiri muto. Ku myaka 2 gusa y'amavuko yakunze kuvuga ko yari atangiye guca amarenga yuko azavamo umunyamuziki. Icyo gihe mukuru we rero amuguriye piano y'abana yifashishaga gukina nayo. Aha akaba yarahamije ko ariho yakuye urukundo rwa muzika. Ese ibijyanye n'amasomo ye byari bimeze gute? Uko bigaragara Yvan Buravan ni yari umuswa. Amashuri ayabanza yayatangira Igikondo ahitwa Petit Prince. Ayisumbuye yaje kuyakomereza muri Ami des Enfants la Colombière. Kaminuza yayigiye muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda muri campus ya Gikondo. Yize ibijyanye n'ubucuruzi, itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga, Business Information and Technology. Ahubwo se wari uzi ko Yvan Buravan yakuranye inzozi zo kuzaba umukinnyi wa ruhago, nyuma umuziki ukaza kumira umupira w'amaguru? Mu 2009 muri mwaka Yvan Buravan yari afite imyaka 14 y'amavuko. Yitabiriye amarushanwa yari yateguwe n'ikigo cyacuruzaga ibijyanye n'itumanaho Rwanda. Ni amarushanwa yabaye mu wa 2, ubundi ahembwa $1.5 million. Mu rugendo rwe rwa muzika, Yvan Buravan yatwaye ibihembo bitandukanye. Muri byo twavuga nk'igihembo yatwaye muri 2018 ni igihembo cyitwa Prix de Découverte, yanaje kwegukana aho umunyarwanda wa kabiri cyegukanye mu mateka. Nyuma yo gusohora indirimbo Big Time hari ku itariki 2 Nyakanga mu 2022, umuhanzi Yvan Buravan yatangiye gufatwa n'uburwayi butamenyekanye. Nyuma y'icyumweru ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, yaje gutaha. Icyo gihe yavugaga ko yumva nk'uwakize. Nyuma y'iminsi mike hakiriye inkuru ko yagiye kwivuriza muri Kenya. Nyuma y'iminsi yivuriza muri Kenya, Yvan Buravan yagaruwe mu Rwanda, hatangira gutegurwa urugendo rwo kujya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yajyanywe mu ntangiriro za Kanama 2022. Mu rukerera kuri wa 17 Kanama 2022 nibwo byamenyekanaga ko umuhanzi Yvan Buravan yitabye Imana, aguye mu bitaro byo mu Buhinde azize kanseri y'urwagashya. Umuhungu wa Burabyo Michel nawe ikunda Elizabeth, Imana ikomeze imutuza heza. Tukiri mu gahinda tutariyumvisha uburyo Yvan Buravan agiye, n'ubundi ku itariki 17 Kanama 2022 hahise humvikana indi nkuru y'ucamugongo ko Thomas twamenye nka Yanga nawe yitabye Imana. Mu kubita umukagire, umuhumetso, Nyakariro, amazina atazigera ava mu mitima yacu kubw'urukundo twamukundaga. Ku itariki 17 z'ukwa 12 mu 1980 nibwo yabonye izuba. Avukana n'abasobanuzi nabo bafite izina aribo Junior Giti ndetse na Sankara. Yanga cyangwa se Nkusi Toma yatangiye gusobanura filime mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu mwaka w'1998. Abitangirira mu bice by'Inyamirambo ahitwa kuri 40 kwa Mayaka. Yakomeje kubikora nk'umwuga umutunze ndetse ibikorwa byo kwerekana filimi bigenda byaguka
bigera no mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ahitwa nko kwa Kadugara mu bice by'i Remera. Ku bantu bari batuye Kicukiro, i Remera, Kabeza na za Kanombe, niho bahuriraga bareba izo filimi zisobanuye. Agitangira gusobanura filime ntabwo yahise amenyekana cyane kuko yamamaye hagati y'umwaka wa 2000 kugera muri 2013. Umwuga w'umuhesha amafaranga menshi nk'uko nawe yakunze kubivuga mu biganiro agiranaga n'itangazamakuru. Byaje kurenga imbibi z'umujyi, izo filimi zikajya zigurishwa hirya no hino mu gihugu, abantu batangira kuzerekana ariko zasobanuwe na Yanga. Ubuzima yanyuzemo ahanganye na kanseri nyuma akaza kuyikira byatumye ayoboka gukorera umucunguzi. Ibindi byose nko gusobanura filime abireka gutyo. Murumuna we Junior Giti yavuze ko uyu mugabo yagiye kwivuriza muri Afurika y'Epfo abizi ko ashobora kutazataha. Nuko ku itariki 17 Kanama mu mwaka wa 2022 yitaba Imana. Yanga cyangwa se Nkusi Toma yasize abana 3 n'umugore, ubu bakaba baba muri Afurika y'Epfo. Tuyishime Joshua cyangwa se Jay Polly yaguye mu bitaro bya Muhima aho yagejeje avanywe muri gereza ya Mageragere hari ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 2 Nzeri mu mwaka wa 2021, akihutanwa kwa muganga ariko ntabashe kubona undi munsi ukeye. Yari umwanditsi w'umuhanga cyane, byagera ku mirapire ye bikaba karusho, ndetse ibi bikaba byarashyizweho akadomo n'icyamamare Davido mu mwaka wa 2018 aho yatangaje ko umuhanzi yemera cyane mu Rwanda ari Jay Polly. Nyuma y'uko Jay Polly yitabye Imana, benshi bamuvuzeho amagambo agaragaza ko abaro batewe n'urupfu rwe rutunguranye, banasaba ko hashyirwaho uburyo bwo gufata mu mugongo umuryango we, ndetse byanaje no gushyirwa mu bikorwa. Uyu muraperi yavutse ku ya 5 Nyakanga mu 1988. Yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 3. Amashuri y'abanza yayize ku kigo cya Ntunga riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yari asanzwe ari n'umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Inganzo ya Jay Polly ikomoka mu muryango we kuko nyina umubyara yari umuririmbyi ukomeye muri korali Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi yubatse amateka mu ndirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera. Ubushake bwo kuririmba Jay Polly yabugaragaje bwa mbere ahagana mu 2002 ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki, noneho bibakarusha mu mwaka wakurikiyeho ubwo yahuraga n'umuraperi Green P mu ishuri rya Iseka. Batangiye gukora indirimbo zigiye zitandukanye. Nyuma yo kwegukana igihembo cya Guma Guma, Jay Polly yakomeje kuvugwa mu bibazo byo gushwana n'inzu yamufashaga gutunganya umuziki, ariko ibintu biza kujya habi cyane mu mwaka wa 2018 ubwo yafungwaga azira gukubita umugore we. Tariki ya 2 Nzeri mu mwaka wa 2021, Jay Polly yaguye mu bitaro bya Muhima avanywe muri gereza ya Mageragere, asiga abagore 2 ndetse n'abana 2. Ntabwo twakwibagirwa kandi umuvanzi w'imiziki wari utangiye kwigarura imitima y'abatari bake hano mu Rwanda, DJ Miller. Iyi nkuru ibabaje yamenyekanye ahagana saa 6 z'amanywa ivuga ko DJ Miller yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yari amazemo icyumweru arwariyemo. Amakuru atangazwa n'abo mu muryango we avuga ko yari amaze icyumweru mu bitaro arwaye indwara ya stroke. DJ Miller yasize umugore ni Gihozo Hope n'umwana bibarutse ku wa 17 Ukwakira 2019. Ubukwe bwabo bwabaye muri Kamena 2019. Ngabo abasitari nyarwanda bitabye Imana bari bafite igikundiro mu banyarwanda. Saba gusa kandi kuko hari n'abandi benshi batagihumeka umwuka w'abazima. Imana ikomeze ibakire mu bayo